abantu afata ipataro isana ishira ku kibuno afata ishati ibipeso bifungira hehe karuvati ishira hehe ajya muri tagisi agiye muri tagisi ngagiye kugira ute tagisi bikoze impanuka batabaye basanga karuvati iri kureba nk'ijosi ritagize rite bibwira ko ari ikibazo yagize ate abaturage bahindukiza ryajosi ngo rirebesheho karuvati iri kugira ite bati muri hindura rikigize rite akababwira ati muri kunyica bati hangane turisubize aho rigomba kugira uta iyo ningo yari yagize ate umuntu yigize indaya byakwanga kwigira indaya ningo yuba wigize ute kubaho dushaka Imana twemeye kubaho dushaka haleluya ubwo rushobora kuvuga ngo mbese bimeze bite turamanyamahirwe je nawe kuko Imana twemereye kubaho dushaka turi mu mutekano wuzuye turi mu mahoro asesuye kandi Imana ishimwe twanariye haleluya ngiro mwecaranye ngo none se n'uyu munsi ntiwariye waburiwe kuvuga ko turaho dushaka ni byiza kuko ubu hari abaraho badashaka nyine twapanze kuza hano turabipanga hari n'igihe bitari kwemera tugakora impanuka cyangwa ukaramuka warwaye cyangwa se ukaramuka mu muryango we hari ibibazo ariko turashima Imana ko twifuje kuza hano bikemera izina ry'Imana yacu rishimwe ntabwo nshaka gutinda rero nashaka ko tuvugana n'iminota nk'itatu gusa ubundi mwumva indirimbo z'aba bahanzi wowe ntabwo ushaka indirimbo nanjye nishakira indirimbo maze urumva none rero hari abari aho badashaka ubu ngubu uri mu bitaro abirimo kandi nta kindi yabikora ngo ategereza imbaraga z'Imana n'imiti ariko njye nawe ntabwo turi mu bitaro sibyo se ubu hari abari muri koma batazi amasaha ageze nta kundi byagenda ariko bayirimo ubwo bari aho batagize bate bari aho badashaka hari abapfushije ababo ubu bari kurira bamaze gushingura ababo dore amasaha ageze byababayeho kandi nta cyabisubiza inyuma kuko Imana ikinze nta wakingura kandi ikinguye nta wagira ute nta wakinga ariko bari aho nyine ubwo bari aho batagize bate hari n'uwagiye kwituma biranga agira ati nawe aho adashaka kuko abagiye kwituma bose baba bashaka kugira ngo ibintu ikibazo bigire bite Imana ishimwe rero kuko twe turi aho dushaka haleluya turi aho dushaka Imana yabicyubahiro kadusomere ijambo ritoya turasoma ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bw'umwami wacu uko bwanditswe na Matayo ibice 21 umurongo waho wa mbere aranditswe ngo bageze bugufi bw'i Yerusalemu bajya i Betifage ku musozi wa Yerayoni maze Yesu atuma abigishwa be babiri arabwira ati mujya mu kiraro kiri imbere uwo mwanya muri bubone indogobe izirikanye n'iyayo muyiziture muyinzanire ariko nihagira umuntu babaza mumubwire muti databuja niwe uzishaka maze arahera ko zibahe ijuru ritwiteho ndashaka ko tuganira ku ijambo rivuga ikiziriko ikiziriko cyangwa ingoyi hari ingoyi umuntu yiboha hari ingoyi bakuboha hari n'ingoyi uboha n'amateka icyo nkunda cyangwa nkundira Kristo nuko nta ngoyi n'imwe Yesu atagira ate atabohora ngiyo mwicaranye ngo nta ngoyi Yesu atabohora nta marira nabonye atahoza n'agahinda
nabonye atamara nagikomere na kimwe atomora nukuri Yesu arashoboye mwanze kumfasha ngo ntabwo nditeho uko mwanze kumfasha we nimureke kumfasha ariko ndanayisubiramo ntamarira nabonye atahoza ntagahinda nabonye atamara ntagikomere na kimwe atomora nukuri Yesu arashoboye umva ngiro mweri kumwe ngo ntagahinda atahoza ubwo nanjye kumva yarayahurize nabyo yabirangiza uko data na mama banyanze nabyo yabirangiza ko bahora bandoga nabyo yabugukiza ko nabwiyonga na burara arakugaburira niho mwitoye ngo humura Yesu ashoboye ingo ya mbere ni iyihe ngo nsoze murabyibagiwe aka kanya kandi uwakuduka ejo bundi uracyamwibuka uwakubeshye mu cyumweru gitaha uracyamwibuka ingo ya mbere twavuze ko ari iyi ingo y'umuntu agira ate yiwo buriya reka mubwire umugabo umwe ngo yaravuze ngo ashaka kwemeza abantu afata ipataro isana ishyira ku kibuno afata ishati ibipesa bifungira hehe afata ingofero yitegera hehe karuvati ayishyira hehe ajya muri tagisi agiye muri tagisi ngo agiye kugira ute tagisi bikoze impanuka batabaye basanga karuvati iri kureba nk'ijosi ritagize rite bibwira ko ari ikibazo yagize ate abaturage bahindukiza ryajosi ngo barirebesheho karuvati iri kugira ite bati muri hindura rikigize rite akababwira ati muri kunyica bati hangane turisubize aho rigomba kugira ute iyo ningo yari yagize ate umuntu yigize indaya byakwanga kwigira indaya ningo yiwe wigize ute umuntu yigize imbata y'urumogi byakwanga ubwo ningo yabagize ate umuntu akuye umugore wamenye byakwanga ubwo iyo ningo yaba yayigize ate umuntu ananiye umugabo we byakwanga ngira mwicaranye izo ningo y'abantu biboha Imana rero irazibohora zose ikazimukiza nubwo wabyigize ikanazigahuha amahirwe ndashima Imana ko ndi kumwe na Theo numva tumaze nk'imyaka nka 18 tugendana sibyo ndashima Imana kandi naka kana karirimbya hanikishwa kanje sibyo mvuze mwishike waje amazu uye kumwe umuntu agira ate umuntu ashobora kwiba ingoyi akagera bati ndamanuka mu Rugarama nazuru yamvugisha mutere njono urumva hanyuma kanumukubise bashake bamfungi ariko ararinda yijyana muri gereza uko singoyi yagize ate ingo yose yagira ite yakwica ubase umuntu agiye muri iriya nzu nubwo ari nziza agashaka ingo yakishyira mu izosi ingo yagongo yawikwiye ahurira mu nzu nziza ingo yose yagira ite yakwica hari ingo rero nanone uboha n'abantu bakuboha mbwira mwicaranye ngo abantu bakuboha nibo bagendaga neza uko bari kugendera ati wabaye ngo bije vuba yage ngo ndetse natambutse naho ningo yibagize bate ushobora kuva mu Rugarama kwicururiza utagira kubuti nanjye ngashaka iterambere nk'umuturage w'akarere ka Burera waba ugize gute bakagutera kaci bati
kamyosa wabona icyuma kikuri uti ngaho nimuyashikirire ejo ukabwirirwa ukaburara atari uko wabishakaga naho n'ingoyi bagize bate nk'umuntu yakubaga bati nada azajyana ntakiriho azaheka ntakiriho ajya nde ninjye nawe akabigukora da Imana itaguhagazeho umuntu yakurangiza uzagenda bisimbuka uzagenda ubana uzajya bagucukurira imva ngiro muri kumwe ariko babana zicukuye rero babana zicukuye iyo ningo yiwo umuntu abantu baboha abandi hari ningo y'umuntu aboha n'amateka rero akabati nyina ingo y'amateka nyina bamubyariye iwabo na nyirakuru kandi ngo bamubyariye hehe none nawe bamubyariye hehe none nawe yabyariye hehe urumva iyo ngoyi sekuru yari igisambo na se yari igiti na se ni igiti none n'umwana we ni igiti ntumva iyo ngoyi ariko icyo nkundira Kristo nta ngoyi n'imwe atagira ate atabohora hano abana baraturirimbiye ngo twaje kwamagana ibiyobyabwenge ibiyobyabwenge ni iki n'urumogi n'inzoga kanyanga n'ibindi buriya rero hari n'ibiyobyabwenge none umugabo ukura umugore w'umenye we si ikiyobyabwenge none umugore bakuyemo yakongera gutekereza neza ubwo yahuye n'igiti none umugabo umugore wari guca inyuma we si ikiyobyabwenge ewe data we uriya mugore ni ikiyobyabwenge kuko umugabo umugore yaciye inyuma ntabwo yakongera gutekereza ye umwana wananiye wowe si ikiyobyabwenge mbere muri ko ngo hari n'abana b'ibiyobyabwenge uzi ko umwana wananiye iwabo asumba urumogi anywa tunuri natunda ubwongo nacagufanya na yewe muntu nasinze ungize ute nta mugore utwaye we utwaye ibandi none umuntu urakuraga buri munsi wese ikiyobyabwenge yakuroga se niba wongeye kugura agahenuka ukikaguze kandi uhita ukajyana ngo bakurogore none se umuntu uri kwepana na polisi y'umwana dore ko hano hanyuze umva nawe mucuze mani umuntu uratesha kwa n'umutwe we si ikiyobyabwenge twaje kwamagana ibiki ngira uwo muri kumwe ibiyobyabwenge ntakangana none umuntu urakinga inzu yawe akaza agakinga ufunze si ikiyobyabwenge nawe ngiye ariko ubu ijambo ry'Imana rivuga kubaha Uwiteka nibwo kandi kuba mu byaha niko mureke nkubwire nta muntu wiyahuje ibiyobyabwenge ugira ijambo kuko niyo yahuye na fande arebaga nk'ubu uri kumwe kandi fande agiye mu mirimo ariko kuko yiyahuje ibiyobyabwenge niyo yahuye na fande agira ngo niwe ari gusanga kabisa ntabwo nakobari Imana iturinde ibiyobyabwenge mu izina rya nde dusoza rero twasanze ingoyi z'uburyo bungahe ingoyi z'uburyo bungahe twasomye ijambo ry'indogobe n'akana kayo byari bigize bite biboshye uwari warabiboshye ntabwo azwi ariko byari bigize bite biboshye iriya ndogobe nta mahirwe yari ifite yo gukira ariko Yesu amenya ko iyo ndogobe igize ite ibohe ngira mwicarane ngo Yesu azahuruye Yesu azahuruye azi imibabaro yawe azi ibyagutwaye azi itarunywa azi utuguru
mukanda babakikora ukabisa n'abantu uri kuvuga utugure twegereye polisi nta kibazo gihari. Twagize n'amahirwe n'umuyobozi wacu b'akarere barahari. Uyu munsi nta muntu urafatirwa ikiyobyabwenge, ahubwo turasengera uwatinyoye igikiro n'izina ryande ngo none ko njye wanze sinturangaburira we ntabwo urakura we hano ndakuraburira nagwari ahubwo ni ugukizanya n'ingoyi wari wariyoshe Yesu agira ati ayiguca hakugira ngo mudugudu ndagasobara areba kurarira uze tugupfukame tugusengere nkuko njye nabyihanye na nawe hari none nabyihanye na nawe hagira uzongera kungendaho ntabwo uzongera kuza kugufata ariko uti n'utazi no mu gitondo baragufata we dore nawe yaje bamubonye iriya nomore Yesu amenya aho uri n'umwana wayo. Yesu azi amadeni yawe, Yesu azi urumogi rwakubase. Hari umuntu uherutse kunywa urumogi, amaze kunywa urumogi afata nyina ku ngufu. Iby'ubuyobozi bwamagana nawe ubwawe Yesu aguhaye ubwenge wabyamagana. Ibyo polisi idashaka nawe Yesu aguhaye ubwenge wabyamagana. Ibyo abayobozi b'akagari badashaka nawe Yesu aguhaye ubwenge wabyamagana. Hari ititiro yo gufatanya ukora nawe reba umuntu wafashe nyina ku ngufu se nubwo inzego z'umutekano zitamufunga umuntu harimo ishema. Buriya reka nkubwire umwana yanze ishuri aba yanze icyubahiro, aba yanze akazi, aba yanze imodoka nziza, aba yanze inzu nziza. Iyo wanze ishuri uba wanze iterambere ryose ribaho mu buzima. Ninde waba kandi yaranze ishuri? Waba visi meya cyangwa ukaba meya waranze ishuri? Waba minisitiri waranze ishuri? Wemwira mbere muri kumwe ubwo uri kwanga ishuri uri kwanga icyubahiro. Wakwihorere ubwo wanze ishuri ntushaka agaciro, ntushaka iterambere, ntushaka ejo heza, ahubwo uri kwizirika yangoyi uraza upfe. Niyo muri kumwe ngo urunaye sarabukiza nawe wari warishyize bihari ubwo wigize indaya dore cyane nonese ko ari kureba hano kandi biriya none ubwo Yesu atumabikishwa be ati mugende mu kirorero kiri hari imbere mugideho mu murenge wa Cyanika hari abayobozi beza b'akarere bifuza iterambere ry'igihugu cyacu bashize umuturage ku isonga. Murahasanga indogobe yaje itazi ibyirimo cyokora ngo yaje kureba Teongo yaje yibagirwa ko hari ingoyi yiboshe. Ni byiza kureba Teo ariko n'ingoyi wiboshe ikagira ite ikabaho. Ni ngombwa ko wicarana n'abayobozi b'akarere ariko ntibigusenyeye urugo utariki. Ni byiza ko bakuririmbira abahanzi bagasimburana ariko nawe bakura inyungu muri iki giterane. Nabatindiye dore ntuza yarakaye kadisenge. Yesu aravuga ngo rero mujye mu kiroro kiri imbere murasanga n'indogobe ihwanya n'umwana wayo muyiziture. Murahasanga umugabo wakuye umugore w'amenyo mumubwire ngo ugasigwa mugabo ahukurikiye yenge. Murahasanga umugore wananiye umugabo uyanywera yose. Secaro na kecuru icaye mu mazabira urugo rwabo rwari rwiza none rurasenyutse kuva bagera mu kidaho nta mahoro bafite. Inzererezi z'ahantu zizerereje kecuru ngo baragenda barazizitura bamaze kuzizitura ngo barazizana. Haleluya! Barazizitura. Yesu akuziture mu izina ryawe, akuziture agukize ingoyi bakubushe, akuziture agukize itabi wiyahushe, akuziture agukize ubusanga
bashaka ngo bakugore kugira ngo uve uzimu ukibuke. Nuko ngo ya ndogobe ibwira akana kayo ngo yewe sha kuba Uwiteka nibwo bwenge. Burya ubwenge buriyubakira ariko ubupfapfa burisenyera. Ubwenge bwigisha abana babwo ariko ubupfapfa bwo nanjye wenda byiza se sindi umugabo. Ntabwo uri umugabo rwose. Umugabo urya umugabo nusohoza ubutumwa bw'abamutumye ntaniganwe. Ahora numura mu byakora byose nk'umwana we. Gusa uri mugabo ngo nanone ahubwo ndamuhombora. Uramuhombora. Nuko rero turashaka gusenga ariko ufite ingoyi bakuguje. Ibyo birara bikurya ni ingoyi bagize bate? Ibyo ngibyo bikubuza gusinzira ni ingoyi bagize bate? Ibyo ngibyo bituma wanga ishuri ni ingoyi nawe wagize ute? Ni bande bashaka ko Yesu ababohora ingoyi akavuga ngo Yesu mbohora ingoyi ejo ntazapfa nabi kandi urakiza. Yesu na nyuma y'ubu buzima hari umuntu. Iterambere rirahari, ejo ni heza. Waba umugabo, waba umugore mwiza, waba umukobwa mwiza, wipigira indaya. Hari abasore beza bubatse inzu nziza bakeneye kuzanamo abakobwa biyubashe. Ni bande bashaka ko tubasengera? Shyira ikiganza hejuru uvuga uti ngo Imana nshaka kuyikira. Turabona ngwino tugusengere. Muze tubasengere, muze tubasengere, muze tubasengere. Izo ngoyi mwiyahuje muze Yesu agira neza. Muze tubasengere.